muraho neza hobe 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 turabahobereye cyane turizera ko mumeze neza aho muri hirya no hino natwe tumeze neza cyane turabasuhuza abakunzi bacu badukurikira kuri iyi channel ya Clarisse Karasira ya YouTube kandi turabashimira cyane kuba muduhozaho umutima tubona ubutumwa bwanyu umunsi ku wundi mbese mumaze kuba umuryango mugari tumeze neza rero papa Panda tumeze neza natwe turaho banatera iteka ryo gutumirwa hano ni umugisha kandi turabakunda cyane tubona ndetse na buri kimwe cyose mukora kugira ngo mukomeze mushyigikire Clarisse Karasira mu rugendo rwe rw'impinduka agenda akora zitandukanye. Tumeze neza rero umwana ameze neza kwanda arakura neza turishimye dufite amahoro asendereye azira icyenda nkuko duherutse kubivuga rero mumaze kuba umuryango wacu cyangwa se community yacu ya hano kuri YouTube turifuza kuzajya tubagezaho ibitekerezo bitandukanye dufite tukabiganiraho ndetse tukareba igishobora kuba cyarushaho kutwubaka twese. Mbere yuko wenda tuvuga ikituzanye kuri uyu munsi ndashaka kubatumira mfite festival ngiye kuzaririmbamo yitwa Greenwoods Cultural Revival izabera Brunswick muri Maine abari muri Amerika y'Amajyaruguru cyangwa se bazabasha kuhagera ni karibu rwose muratumiwe mushobora kubona ibisobanuro birambuye kuri Instagram yanjye hanyuma turi kubategurira indirimbo nziza cyane vuba ahangaha nayo muzayibona turi kubategurira ibikorwa by'umuziki bikomeye bitandukanye dufite umugisha wisukiranya umunsi ku wundi turabashimiye Imana kandi tuzakomeza kugenda tubasangiza mwebwe bakunzi bacu. Ngira ngo rero nkuko wenda mubizi turi couple cyase umugore n'umugabo ariko si n'ibyo gusa hari n'akazi kari professional duhuriyeho njyewe ndi manager wa Clarisse Karasira nk'umuhanzi muririmbyi nkaba akazi kanjye ari kumuha inama gushyira amafaranga mu muziki we ndetse no kumufasha gukorera amafaranga nabwo binyuze mu muziki we ariko hari n'ikindi kintu gikomeye cyane duhuriyeho ntekereza kiri no mu bintu byagiye biduhuza umugore wanjye nanjye dufite ikintu gisa n'ishyaka rikomeye cyane ku bijyanye n'umuco w'iwacu umuco nyarwanda ndetse na sosiyete muri rusange. Twizera yuko umuco wacu harimo kugira ishyaka, harimo kugira urukundo, harimo koroherana, harimo gusabana, harimo kugira ubuntu n'izindi ndangagaciro nyinshi cyane nziza twagiye duhabwa n'abasokuruza bacu bakagenda baziduhereza tuzihererekanya tukaba twifuza yuko zitacika. Uyu munsi miliyoni zirenga 8 z'abanyarwanda n'urubyiruko ariko iyo urebye neza ubona yuko wa muco wacu turi kugenda tuwujugunya tubifata nk'ibintu by'ibiturage nk'ibintu bitagifite agaciro tugashaka kwifatira umuco w'abanyamerika umuco w'abanyaburayi umuco w'abantu benshi batandukanye mu by'ukuri udakora kuri sosiyete yacu kugira ngo ingaruka murazibona muhora mubona abana b'abakobwa ku ma YouTube channel barimo bararira ibyo bagiye bisangamo bitandukanye ku mpamvu zitandukanye tutari bijya guca urubanza ku muntu n'umwe n'abatwandikira batandukanye muzi abantu b'abajene bato cyane b'abasore bakagombye kuba bafite imbaraga bubaka sosiyete bari umunsi bari bishwe n'ibiyobyabwenge umunsi bari kwijandika mu ngeso mbi zitandukanye kandi nyamara izo ngeso mbi zifite ingaruka zigaragara ndetse zihuse ku buzima bwabo. Iryo shyaka rero niryo rijya riduhuriza hamwe rigafasha Clarisse gutanga ibitekerezo atanga haba mu muziki ndetse n'ibigenda atangaza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Hanyuma rero turanashimira Imana ko yaduhaye uko kuba hari abantu badukurikira kubera yuko yaduhaye iryo jwi ibyo ari byose hari abantu runaka badukurikira batandukanye n'abakurikira runaka n'abakurikira runaka hanyuma dutekereza yuko hari indirimbo n'igihe yitwa uzibukirwa kuki cyangwa se imbere y'Imana uzisobanura iki
iki cyangwa se uzavuga ko ibyo naguhaye wabimajije iki. Ni nacyo gituma rero tugerageza kubaho ubuzima bugira icyo bukora umunsi ku wundi ku mibereho y'abatuzengurutse, cyane cyane ko tubona abantu batugeraho umunsi ku wundi batwandikira badutura bene ibyo bibazo bitandukanye. Turashimira cyane rero cyane mu buryo abakunzi bacu bakunda kutwumva, bakunda kuduha ibitekerezo mu buryo bwiza bwiyubashye, ndetse mugakomeza kubana natwe mu bikorwa bitandukanye cyane cyane iby'umuziki. Uyu munsi rero hari ikintu twashaka kubabwiraho cyane kigendanye no gukoresha imibanire yacu ku mbuga nkoranyambaga. Imibanire yacu ku mbuga nkoranyambaga, urumva isi y'inkoranyambaga yabaye nk'indi si yaremwe n'abantu nyine bazituzaniye. Mbere umuntu mwahuriraga ahantu bisanzwe, ariko ubu ngubu duhurira kuri ziriya mbuga nkoranyambaga za Facebook, za YouTube, nk'aha turi Instagram n'ahandi hatandukanye. Hanyuma rero iyi si y'inkoranyambaga ni isi twebwe ubwo turavuga ibitekerezo byacu, ni isi tubona iriho ibintu byinshi cyane bitandukanye, iriho ibyiza ariko iriho n'ibintu bibi tubona bishobora kudutura hasi nka sosiyete yacu cyangwa se bikanatuzamura. Akaba ariyo mpamvu twifuza kubivugaho gatoya, ntabwo twabirambura, ni birebire cyane. Mu mezi ishize ni mu mezi ashize nk'abiri nigeze gushaka kubyandikaho kuri Instagram, kubera yuko hari ibintu nari maze igihe mbona nkazinduka, ndumva yari nko mu kwa gatatu gutyo, nkabyuka nkabona wenda nagira umwanya wo kujya kuri social media, nkabona abantu bafashe umuntu bamutukaguye, nkabona abandi bafashe umuntu bari kumubeshyera, nkabona abandi bafashe abantu babashyizeho imisaraba, nkabona abandi bafashe abantu ibintu byinshi bitandukanye. Mbyibazaho cyane icyo gihe, ndumva yari nko mu kwa gatatu. N'ubu ngubu ni ibintu bikomeza kurushaho gufata umurego. Ni ibintu rero twashakaga kuganiraho gatoya, tunagendeye ku bintu biherutse kuba. Ejo bundi niviriye kwa muganga ufite umwana, hagati aho ngaho abantu bavuze ngo umuntu aheka umwana mu gikapu, ntabwo ari igikapu. Hano amategeko ya Amerika ntabwo umwana ndamuheka, mfite ingobyi nyinshi, ariko amategeko ya Amerika ntabwo yemerera gufata umwana ukamugendana gutya mu ntoki nko mu modoka, cyangwa se umujyanye hariya kwa muganga, cyangwa umuhetse ku mugongo. Hano muri Amerika ntabwo bikora. Iriya stroller rero irakoreshwa. Kiriya ni igikoresho cyashyizweho kugira ngo umwana harimo akantu ukuramo ukamushyira mu modoka, akaba afunze neza. Yego, akaba afunzemo neza ku buryo imodoka igize n'ibyaha ikaba yakora impanuka, uwo mwana afite amahirwe menshi yo kuba yarokoka. Ntabwo ari igikapu cyangwa igare. Urumva ibyo ngibyo biha protection w'umwana kuruta ko wamushyira ku mugongo ukamuheka. Ubwo rero abantu batekereje ko ari ukwica umuco. Ntabwo ari byo, ahubwo uwagira amahirwe yabasha kugira ubushobozi bwo kubona biriya bikoresho birafasha cyane. Hanyuma rero nishyiriyeho ifoto bisanzwe ku rubuga rumwe rutari Twitter mbere, hanyuma haza umuntu aravuga ngo ibyo bintu nyine no gutuma ushaka ibintu atabisobanukiwe, uretse ko nabonye hari abantu benshi bamusubije baramusobanurira, ubwo ndumva yarasobanukiwe. Hanyuma rero nyuma undi muntu umwe aza kubivugaho kuri Twitter, hanyuma nari nahashyize post, ngira ngo abenshi barayibonye. Ni post yavuye mu byiyumviro byanjye yo gushima Imana, yo kureba urugendo nagize, yo kureba za nzozi nagiraga igihe ntari nicaye ku myaka yanjye 18, ndi gukorera ubuvugizi abana bo ku muhanda, ndi gukorera ubuvugizi abakobwa batandukanye tungana, ndi gukorera ubuvugizi ndi mu bintu bitandukanye cyane cyane bigendanye na media ndetse no kuririmba. Hanyuma nza kureba urwo rugendo rwose, mbona Imana koko igenda inteza intambwe. Mbona hari ikintu bishobora kugiraho inama abajene, cyane cyane barumuna banjye. Nanashimira cyane ko tumaze kubona umubare w'abantu benshi, cyane cyane abakobwa nyine twabwiraga bakiri mu myaka iri munsi yanjye, batwohereje message na emails badushimira, batubwira uburyo byabafashije. Imana ibamugisha. Ubundi niyo ntego twari dufite kandi yagezweho, turashimira Imana cyane. Hanyuma rero ikintu nashakaga kuvuga ni urugero nashakaga gutangaho, mbifitiye uburenganzira kuko nyirabyo twabiganiriyeho anyemerera gutanga urwo rugero. Hariya kuri Twitter hari umuntu wahaje, uwo niwe ngiye kubahaho urugero. Ni umuntu twabanye, umukobwa twabanye ahantu runaka kera tukiri batoya,
dufite inzozi zo kuzatera imbere cyane, zo kuzagera imbere. Urumva buri wese aba afite inzozi zo kuzagira ahantu agera mu buzima. Hanyuma rero araza yandikaho ibintu bihimbahimba, ibintu bibi koko, ibintu bibi cyane. Hanyuma atanasubiramo rwose. Hanyuma noneho ndabireba, ndebye ifoto mbona uwo muntu ndamuzi, mbona ni n'umuntu twabanye nyine turi abana batoya nyine dufite izo nzozi zo kuzagera imbere. Naramuhamagaye bwa mbere ntibyacamo, nyuma biza gucamo, ndatekereza hari mu Rwanda bwari wenda amasaha hari uburyo adahura. Hanyuma rero muhamagaye aritaba, nyine numva abaye asa nk'utunguwe no kuba namuhamagara tukaba tuvugana kandi azi ibintu yanditse. Hanyuma arangije agenda mfungukira, turaganira mubaza amakuru, mubaza urugendo rw'ubuzima uko rumeze, aza kuza kumenekera ambwira uburyo ibintu bitagenze neza. Mu buzima twese tuba turi kugerageza, umuntu aba agerageza kugira ngo agire icyo yageraho, birumvikana. Hanyuma nyuma aza kuza gusa nk'ugira ikiniga, asa nk'ukupa telefone arayikupa, ndamuhamagara ntiyongera kwitaba, niba yarakiri muri icyo kiniga. Nyuma ndongera ndamuhamagara aritaba. Uwo mukobwa yankoze ku mutima cyane, yongera impuhwe n'urukundo cyane mfitiye sosiyete yacu. Yansabye imbabazi, arambwira ngo mbabarira, ngo yabitewe nyine ngo umunsi ku wundi, kuko ahantu icyo gihe nyine aho twari turi, wenda nagize umugisha nkagenda niyongera, nkagenda nkabona aho nkora volontaria, ejo nkabona ahandi yisumbuyeho, ejo nkabona ahandi njya mu muziki. Arambwira ngo kwakira ko ushobora kuba warakabije inzozi ngewe bikanga byarangoye cyane, ku buryo ikintu gitangaje nshaka kubabwira ku mikoreshereze ya social media, yanyiyerekeye neza social account akoresha 6. Ibaze gucreya social media account 6, zimwe ugashyiraho ngurukweto, ari amazina tubona hirya no hino, ahandi ukiyita wenda daforoza, ahandi ukiyita izina runaka, ugashyiraho amafoto nyine ntiwigaragaze kubera ko nawe ufite isoni. Ubundi rero akazajya yandika ibintu, akanuka, akaza akisubiza, hanyuma akinfluensa n'abandi. Donc hari ukuntu kuri social media iyo umuntu umwe ashobora kwandika ati runo rurabyo ni rwiza, abandi bashobora kuza bakavuga ati uziko runo rurabyo ni rwiza, bikaborohera kubona ubwiza bwa rurarabo. Ariko iyo undi aje wenda umuntu yavuze ati ndi kubona iyi ntebe ari nziza, undi akaza akavuga ati agashaka guhindura ibyo wavuze ururimi, agashaka kuvuga kukuvugira ibyo utavuze, agashaka mbese nyine kukurusha we ibikore mu bitekerezo, agashaka kubihindura ukundi kuntu, n'abandi biraborohera kugendera muri uwo mucyo. Rero yanyeretse, yambwiye iby'izo account 6 akoresha, numva mbaye shoke. Uretse ko nanabitekereza ko abantu bajya babikora bagahimba konte just kugira ngo ayikoreshe mu rwango se, ayikoreshe mu bintu runaka. Hanyuma biranshoka, gusa ndashima Imana yasabye imbabazi, twariyunze, nta kibazo nari mufite, ariko nyine numvishe nta nubwo nari mbizi. Ngewe namubonye gusa mbona uwo muntu wanditse iyo message ikomeye ikakaye, ndebye ku ifoto mbona ndamuzi, kuko hari message account imwe yakoresheje ye iri real cyangwa iye nyayo. Hanyuma ndamuhamagara, nshaka nimero, ndamuhamagara, aramenekera ambwira ibyo bintu. Mw'abantu ibyo bintu ko we yaranyibwiriye neza uburyo nyine kwakira yuko hari ibintu runaka nagiye ngeraho, izo nzozi twari dufite zo kuba umuntu yava kuri volontaria, yava mu biki byose akagenda agera hirya no hino, bigoye kubyakira. Byanyeretse yuko dushobora kuba dufite muri twebwe abanyarwanda bamwe na bamwe ikintu cyo kutakira yuko mugenzi wawe wenda hari ikintu runaka agezeho. Ndacyari umuntu ndetse mutoya, ndacyafite izindi nzozi rwose, ndacyaharanira inzozi runaka. Ntabwo ngiye navuga ngo aho nifuza kugera narahageze. Muri iriya post nivugiraga umwana, nari guserebura urugo n'umwana, ahubwo abantu bashaka kubijyana mu bintu byinshi cyane. Ubundi kuri icyo kintu
igitekerezo cyanjye nka manager we ndetse n'umugabo we, buri munsi hari emails ziza zitandukanye n'ama WhatsApp abwira Clarisse ibibazo bitandukanye, abana b'abakobwa batandukanye baba barisanzemo bamugisha inama cyangwa se banamusaba ubufasha bugiye butandukanye. N'ubu ngubu birabuzuye, nuko umuntu atafungura telefone ngo bibereke. So hanyuma iyo tubireba ugakurikirana umurongo w'ibyo bibazo bisangamo, urareba ugasanga ni ibintu bimwe byirepeta ni sako. Twaje gusanga ikibazo kinini ari ikibazo kiri muri sosiyete muri rusange, tuvuga ngo ni ikintu cy'umuntu. Hanyuma rero uburyo butandukanye avuga aravuga ati niba Imana yarampaye amahirwe yo kuvuga abantu bakanyumva, kuki ntayakoresha nkayireba ko hari uwo nafasha kuba wenda yatera ikirenge ahantu heza akagira ubuzima bwiza. So reka twe habaho umugisha mu buzima turawemera, aho ari aho undi aho uri twese n'umugisha w'Imana. In fact n'umwuka duhumeka ubwawo n'umugisha w'Imana, kandi twese Imana iradukunda, nta muntu n'umwe Imana yanga. Nta muntu yaremeye kugorwa, nta muntu yaremeye kugorwa ngo uvuge ngo wowe impamvu nkuremye no kugira ngo ugorwe, ariko tubyisangamo mu buzima bitandukanye. Ariko hari ikintu kimwe nabonye gikomeye, ntabwo ubuzima ari ikintu tugendamo gutyo gusa. Ubuzima bugira amategeko umuntu agenderaho, kubera ko uyu munsi ukumeze ningena nkafata mugo cyangwa se heroin drug kabinywa, guaranteed kugira ngo ngire amahirwe yo kugera ku myaka 50 cyangwa umugabo ndera umwana wanjye mu nzira nziza, ngira agaciro muri sosiyete, amahirwe azaba ari make cyane kugenda gukoresha ibyo biyobyabwenge. Uyu munsi Clarisse ni umuririmbyi, ariko Clarisse aramutse ageze gutya akavuga ati ndi umuhanzi, reka mbe umusitari ninywere ibiyobyabwenge, ngire gute abantu banyemere, amahirwe yo kugira ngo niyo nganzo ibe yamara indi myaka 10 iri imbere aba ari make cyane. So hari ibyo dukora tukagira amahirwe yo kuba twabihagarika, ubuzima bukagenda neza, tukaba twanahirwa. Ariko hari n'ibindi dukora bigira ingaruka ziri direct, rimwe na rimwe binanirana kugira ngo uzazikuremo. Urugero, ugiye ukatwara imodoka wasinze warengeje urugero ugakora impanuka ugapfa, icyo gihe ugiye kandi ntabwo ubona amahirwe yo kuba wagaruka ngo uvuge ngo reka inzoga nzikorere ne kunywa ngo nkabye. Ntabwo turi kujudging imyitwarire y'abantu ahangaha, ariko tukureba ku ngaruka z'imyitwarire tugenda tugira. So reka wenda mbaho urugero rwanjye, sibyo? Impamvu nakunze Clarisse Karasira nkanatera intambwe nkamusaba kumbera umudamu ni imyitwarire namubonyemo, kandi iyo myitwarire nifuzaga umuntu w'imfura, umuntu ufite urukundo, ukunda abantu, umuntu wifuriza ibyiza sosiyete, umuntu twakubakana ubukomeye, umuntu wafashe tukareba abana bacu tukabaha indangagaciro uko dushobojwe, umuntu imyemerere twagira imyemerere tukagira indangagaciro runaka tukaba itara ry'abantu tukagira akamaro sosiyete. Nasanze ari uwo muntu. So tubanye neza, umwaka urarangiye kandi ku bushake bw'Imana ni nako bizahora. So ubwo rero kuba Clarisse yavuga ati hari ABC D naba narakoresheje kugira ngo mbe Clarisse ndi uyu munsi, ati bityo rero bari b'u Rwanda tugerageze turebe ko mugerageze mwirinde ABCD, ejo hashobora kuba heza, nta cyaha kibirimo. Nta nubwo ari ukwivuga ibigwi, ngiye ko nabifashe nkanjye ku giti cyanjye cyangwa kwishongora, kubera iyo dushaka kwivuga ibigwi rwose twagenda tugakoresha amadocumentary, tugashaka abafana bamukunda, tugashaka abantu batandukanye mu nzego zose, tukajya mu miturirwa y'akataraboneka, tugakora documentary nziza cyane mutaka ibigwi, abantu bakabona ko ari umunyabigwi. Ntabwo umuntu yakwitaka ibigwi muri post y'imirongo ingahe ku mbuga nkoranyambaga. Icyo yaragamije no gutanga inama, nta nubwo twakagombye kuba tubivuga ahangaha, ariko turabivuga kubera ko duha agaciro mwese mwafashe umwanya wanyu kuvuga ngo mugiye gukurikira Clarisse Karasira. Hanyuma rero ibyabaye twabifashe gute? Ibyabaye ngira ngo byateye impuhwe n'urukundo rwinshi kuri sosiyete yacu. Ntekereza n'impamvu twicaye ahangaha uyu munsi, twasanze message cyangwa se post mu by'ukuri idahagije kugira ngo wafashe abantu. Niyo mpamvu twicaye ahangaha tubwira ko tuzagerageza ishoboka byose tugakomeza gutanga ibitekerezo byacu, kandi tuzi neza ko byubaka. Uzagira amahirwe yo kubibona cyangwa akaba yabishyira
muri application y'ubuzima bwe bizamugirira akamaro kandi keza. Nkuko mubikurikira kuri Instagram, mukabikurikira kuri Twitter, mukabikurikira hirya no hino, tunabashimira cyane. Ntabwo ari amahirwe, ntabwo ari amahirwe abonwa na bose kuba wakwandika ikintu kikabonwa n'abantu barenze 100,000, kikabonwa n'abantu barenze 1000 bingahe. Ni umugisha dufite. Nkuko rero mubikurikira kuri izo mbuga zindi n'ahangaha kuri YouTube, tuzabigerageza uko tuzashobozwa, kandi ibitekerezo byanyu nabyo turabyakira. Twe turabona ibitekerezo bya buri muntu. Icyakora tugira inama y'uko mu gihe uri gutanga ibitekerezo kuri social media, urinde umutima wawe gukomereka uri gutukana. Buriya reka nkubwire, umuntu ujya gutuka undi muntu cyangwa ujya kumusukaho amagambo nyandagazi y'urwango, niwe birya kurusha bose. Twebwe babitubwiye ntacyo rwose, ahubwo bidutera impuhwe no kumva rwose uwo muntu nyine Imana imurokore, niko twavuga. So rero ibitekerezo byanyu tuzabikenera bitewe n'ingingo runaka, kandi rwose ntabwo twabura kubashimira cyane. Dufite community yacu ya YouTube, ni abantu beza, ni abantu beza bakunda gutanga ibitekerezo, bakunda kubaka, bakunda imiziki yacu. Turabashimira cyane. Turenda kuzuza aba subscribers bajya mu 200,000. Ni umugisha kuba umuntu akora indirimbo ikarebwa n'abantu bagera muri 3,000,000 mu gihugu cyacu kidafite abantu benshi bari kuri social media. Ni umugisha dufite tudashobora gukerensa, kuko ku munsi w'urubanza, ku munsi twahuye n'Imana, nibura tuzaba dufite iminyago niyo yaba umuntu, niyo yaba abantu babiri. Reka wa mugani mbibiri banga ho gato sinzi nawe twarabivuze, ariko mu by'ukuri impamvu Clarisse Karasira aririmba, cyangwa se impamvu nshobora gukora amafaranga nkavuga ngo reka tuyashyire muri music ya Clarisse Karasira, ntabwo ari ukugira ngo abantu bamugire umusitari, babone ngo ni umusitari, ni umuntu uhambaye, ahubwo tukavuga ngo ni iki iyi mpano ishobora gukoreshwa gishobora kubaka sosiyete. Niba abwiye abantu ngo twapfaga iki, byamaze iki, abwira sosiyete imeze nk'u Rwanda. Hari benshi cyane, hari testimonies nyinshi twagiye twakira z'abantu bari bafite inzangano z'amoko, inzangano z'amadini, bagiye bahiringa kubera indirimbo nk'izo ngizo. So rero tubikora tuvuga ngo ibi bintu dukoze, abana bazavuka mu 200,200 cyangwa 300, akagira amahirwe yo kubona icyo kintu kizamufashe kubaho ubuzima bwe nk'uko natwe hari byinshi tugenderaho twahawe n'abatubanjirije. Niko ubuzima bumeze, ubuzima nyine ni magirirane. So ubwo rero iyo uwo niwo murongo dutekerezamo. Ariko ubuhanzi gusa, indirimbo imwe minota 5 ntabwo ihagije. Niyo mpamvu hakenewe n'ibitekerezo bitandukanye, kaza ibitekerezo bikajya hanze kuko biba ari byinshi, kuko ntabwo birimo umuntu tubaho ubuzima burebure. Ntekereza ko rimwe na rimwe ari igihe umuntu abona ahumeka, akabona haguruka akagenda, akabona yicara mu modoka akayitwara, cyangwa se ajya guhinga, cyangwa se ajya kuvoma, akumva yuko azatura igihe cyose hano ku isi. Ntabwo ari byo. Tuba mu buzima bugufi, kandi nta muntu ejo ntabwo bavuze ngo ejo nahanjye ndabizi nzaba mpari, dore nabirahirira cyangwa nabona kontra nkasinya. So niyo mpamvu rero icyo dushoboye uyu munsi nicyo dukora cyiza, kandi nicyo dukora. Ibyo ntabwo bitugira intungane, turi abantu. Clarisse ni umuntu, buri wese ahora ahanganye n'ikibi n'icyiza muri we, ariko aganira ku cyiza cyanesha. Kambabwira igitekerezo kimwe, ubwo ndabwira urubyiruko na sosiyete y'u Rwanda muri rusange, n'abandi babumva ururimi turimo turavuga. Hari umusaza yari ari kuganira n'umwuzukuru we, arangije aramubwira ati hari intambara ebyiri ziri mu muntu. Hari intambara, hari urukundo, ubugwaneza, ishyaka, guca bugufi, n'ibindi nk'ibyo byiza mu muntu. Biba biri kurwana n'urwango, n'ishyari, n'ubusambo, no kwikubira, n'ubugambanyi, no kurenganya abandi, no kubakandamiza. Ibyo byose bikaba bituye muri buri muntu wese, kandi bihora birwana. Hanyuma umwana arabyumva biramucanga, nuko abwira sekuru ati none se ni iki kinesha muri ibyo bibiri? Ese aramubwira, sekuru aramubwira ngo ikinesha nicyo ngaburira. So icyo ngaburira ni ukuvuga ngo ningabura urukundo, nkahora ari rwo ngaburira,
nkabikora ntabishaka ariko nkakomeza nkakunda, nunyanze numvuze nabi nkumva namugenera, ariko urukundo nkashyiramo imbaraga zo kugaburira urukundo kugira ngo nkomeze mukunde. Ibyo byose bigoye ariko byiza nkagerageza kuba aribyo nshyira imbere. Birangira mbaye birangira ngwingije muri njyewe rwa rwango rya shyari kwa kwigira gute byose ibyo byose birangira bigwingiye byishwe n'inzara muri we kubera ko ntabwo ubigaburira. Buriya umuntu uzabona ngo ni mwiza ukabona ni marayika, uzamenye ko ibyo nawe arafite ariko ntabwo abigaburira. Rero iyo ugiye kubona ukabona sosiyete iganjwe ikibi girasa n'ikiganza, biba bigaragara ko aricyo kigenda kigaburirwa cyane. So birashoboka ko nshobora kubona mugenzi wanjye aguze inzu nziza miliyoni 200 kandi muzi twarakuranye cyangwa se twariganye, nkumva akantu k'agashyiri karaje ariko kubera iki abagize kuri ibi ngibi. Ariko ikinshoboza ni uko mpita nkoma ku mutwe avuga ni no actually ni byiza ko afite iyo nzu, wenda ngize ikibazo ashobora kumpamo icyumba nkabona aho ndara. Nkashaka uburyo impamvu zose niha zituma nishimira iryo terambere rya mugenzi wanjye, cyangwa atanakimaye azajya cyangwa se nkamwegera. Iyo nabaze kubyishimira ndanamwegera nkamubwira nti ko wabigenje ute kugira ngo iriya nzu uyigure ubone amafaranga yo kugeraho, ko nkuzi tungana twigana cyangwa se dukorana, akagwa ibitekerezo. Ariko iyo mbibonye ikizamutse muri njye kikakuvuga ngo kubera iki we abona biriya, ngatangira nkamutuka, ngatangira nkashaka uburyo bwose namushyira hasi, uburyo bwose namugosipinga n'abantu n'ibiki byose namuhimbira ibintu. Icyo gihe n'iyo nzu ntabwo nshobora kuzayigeraho. Kubera iki? Kubera ko ntigeze nshaka amakuru y'uko bayigeraho, ahubwo nataha imbaraga zanjye mu kwemera no kujya kubwira rubanda yuko iyo nzu yayikuye kuzimu. Yes, no kujya kuvuga ati uriya muntu nawe ntabikurana. So no kuvuga ngo icyo twifuriza abandi natwe nicyo kituzaho. So ikindi twige cyane cyane twebwe abanyarwanda n'abandi bumva ikinyarwanda, twige ku redefining icyo success bivuze cyangwa se gutsinda bivuze. Hari igihe umuntu abona umuntu ngo Clarisse ari muri Amerika yarahiriwe, afite ibifaranga byinshi, ibintu byaratunganye, ariko iyo ntabwo ariyo success. Hari abantu bafite amafaranga menshi ariko biyahura. Mujya mubona abasitari muri za Hollywood n'ahandi hatandukanye, akagenda akiyahura akarwara depression ikamurenga, kandi ubona afite iyo nzu nziza, afite izo modoka nziza, afite izo nzu nziza, ariko depression ikamufata. Ese uwo muntu ari successful? Ariko hari undi udafite byinshi cyangwa se unaryagiye guca inshuro, ariko ufite indangagaciro nziza, utwo duke yacira inshuro. Umwana w'umuturanyi iyo amusanze mu rugo badusangira, aho utwo duke yacira inshuro yaba afite 1000 umwatseho 100 ngo yongera abona agatike ajya hanaha akarimuhereza niba rifite. Ugasanga umuntu arishimye, yishimiye ubuzima, nubwo mu bigaragara dushobora kumurira tukabona indushyi. So by'umwihariko urubyiruko twige ku redefining icyo success ari cyo. Ntabwo success ari imodoka nziza waba ugendamo, no. Hari abazigendamo biruka baziririramo. Ntabwo success ari ukuvuga ngo warize ngo ufite amadegree menshi cyane. Hari abayafite bishwe n'ibiyobyabwenge, bari no mu bigo ngororamuco bitandukanye cyangwa se abandi ahantu henshi hatandukanye utifuza kuba wajya. So twige kunyurwa. Ibyo ni byiza kubigira, ariko hari ikibisasira cyatuma bikomera cyangwa cyatuma byuzura. Tekereza ko ari umutima ukungahaye ku byiza. Kubera ko niyo waba umeze gute ukaba wabazwa wa mugani nk'uko yabivugaga no kubona mugenzi wawe atera imbere, mugenzi wawe wenda yaguze igitenge gishyashya, nta kintu na kimwe bigira. Bureka mubwira, hari abantu benshi ni ukuri batagira ahantu na hato batera imbere, ugasanga yewe ubuzima buramugora cyane, ugasanga ubuzima bwaranze kubera yuko ahora muri ibyo bintu, akora wenda mu matiku, igihe yakabaye ari gukora akimara mu bintu bidafite umumaro, akimara mu kujya kuvuga ibintu nyine wenda bidahwitse, akimara wenda mu kuvuga ngo ariko kwa runaka batetse biki ibintu nk'ibi. Ibyo ngibyo muranabizi kuturusha. Rero icyo navuga wenda tugana no ku musozo njyewe n'igitekerezo cyanjye ku mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga nk'uko umutware yarabivuze, ni ukugerageza gufumbira urukundo no gushaka ibyiza mu bantu, kubera ko ku mbuga nkoranyambaga abenshi bajyaho bari kuvuga ati reka ndebe yuko
Ana hari icyamubayeho kibi kandi ni kibi, niba cyabaye kibi aragenda akoma amashyi, cyangwa se uretse n'ibyo ngibyo nibe nabyo wenda kibi, hariho abantu baba bashaka kuvuga ururimi abandi batavuze, ugasanga ari guhimba inkuru mu by'ukuri ewe ni nka filime yahimbye inkuru yahaye n'umutwe. Hari n'abagenda bakavuga ko utakiriho, bakagenda bakavuga ko wabyaye abana hirya no hino, bakagenda ibintu nyine bitanafite na sanse, nabo babyumva ko atari byo. Ibaze nk'icyo gihe aba yataye ari guhimbahimba bene ibyo bintu. Kuri social media biradusaba kugira urukundo rukaganza ikibi twabona ku muntu runaka. Kuri social media biradusaba gushishoza ntujyeho ngo nubona runaka yanditse ibingibi cyangwa yavuze ibingibi tuvuga ngo uzi ko ari byo ujyane nabyo, wowe urabeshya, kubera yuko hariho ikintu cyo kugendera mu kigare, kugendera mu cyuka, ukumva ko wari warabuze aho uhera umuntu, cyangwa wari warabuze imbarutso, cyangwa se nturi no gutekereza gatatu kuri ibyo bintu uri kubona, uhise ukoma amashyi cyangwa uhise ugendana nabyo. Biradusaba kwirinda kugendera mu kigare, biradusaba kugira umutima wa wundi utari umutima rwana, umutima nda, umutima nama n'umutima mana, niwo dusabwa kugira ngo natwe tubashe kuba twabana neza mu by'ukuri muri iyi si ya social media. Social media ni nshya, biragoye. Ntekereza ko abantu benshi ni victime yazo. Urabyuka ugasanga ibintu byiganje n'amakuru mabi ku buryo ushobora kwirirwa ufite depression kubera ibyo wabonye hirya no hino, ugasanga abantu nka 30 bose ni ibintu bibi gusa, bari kubavugaho ibintu bibi, wajya kurunaka ugasanga bari kubatesha agaciro, mbese bari kubakorera iyicarubozo, niko nabyita, binyuze mu magambo mabi, mu ibintu nk'ibyo. Ariko ikibazo, umuntu ubikora nawe ararwaye, ahubwo niwe bibabaza cyane, ararwaye cyane, kubera yuko ari we bimuheza aho ngaho. Ntabwo ushobora kuzamuka ngo ugere ahantu h'iterambere, utere imbere muri wowe udashaka ko hari undi muntu watera imbere. Tekereza ahubwo gerageza gushyira mu mwanya ho gatoya w'igihe aba arimo ari kwandika, cyangwa se ari gutekereza icyo kintu agiye gushyira kuri social media kibi, nk'icyo gihe tutanagiye kugikura kiramuvuna kiramuvuna cyane, ku buryo umutima uwurebye ushobora gusanga wavuyemo kubera ari kuvunwa n'icyo kintu, mu gihe wenda personnellement uwakibwira nta n'ikintu rumubwiye. Ikindi n'aba content creators mwiga creating ibintu biri positive, ibintu bisubiza ubugingo mu mitima y'abantu. Dore abantu barahangayitse, dore tuva mu gihugu gifite amateka mabi cyane yakomerekeje agashwanyaguza imitima y'abanyarwanda. Buri abantu b'imfubyi, abandi bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Aho kugira ngo dushake ibintu bibasubiza ubugingo muri bo, turirirwa tukana, twangana, dukora ibintu byinshi cyane biteye isoni. Ibyo ntabwo bidukwiye. Ni umuvumo kubikora, ni umuvumo kuri sosiyete mu gihe tutabiciye. Uwo ntabwo ari umuco w'u Rwanda, ntabwo ari umuco wacu. Ni bibi cyane cyane cyane, tubyirinde ndetse tubirwanye. Ikindi, ibyo bintu byose social media, ejo bundi niba ufite imyaka 25 n'umunani, ukaba ufite umwanya uhagije n'imbaraga zawe, ukazita muri ibyo bintu bidafite akamaro, ejo bundi uzagera 50, 60 cyangwa 70 utabasha gukora. N'izo mbaraga nta kintu zikikumariye, warashaje. Si ibyo bintu uri gukora uyu munsi urabona bizagufasha mu gusaza neza, utandavuye, umeze neza, uhagaze neza? Icyo ni ikibazo cyo kwibaza kandi ukishakira igisubizo. So ikindi, mbona igihe hari iki ngiki cy'uko abantu mufite ibyiza mwabwira abandi, mubivuge kuri social media, mubivuge kandi mwige kugira position muhagararaho. Sibyo, ntimukagendere mu kigare. Ikigare ntabwo ari ikintu, ikigare cyahekuye igihugu cyacu, ibyo murabizi. Iyo hataba ibintu by'ibigare, uriya rubyiruko rungana kuriya ntabwo rwariraye mu bandi ngo rujye kubica. Bya bintu ni ibintu byaturutse ku bigare, n'ibintu bibi bagiye bigishwa nabo bakabyakira uko nguko ntibabitekerezaho kabiri. No kuvuga kuba positive. Yes, tube positive. Umuntu ntajye kuri YouTube ngo aboneho ibibazo gusa, n'abari gutukana gusa, n'abari guhangana gusa. Nabyo hari icyo bitwigisha, ariko kandi social media yakabaye ahantu heza abantu bashobora no kuruhukira, bashobora kwishimira, bashobora guhura, nyine ni social. Hari nk'ubu ngubu
ibintu iyo ugiye nko kureba usanga ibintu byose ari inkundo z'inshinwa birugaga bacanye inyuma bafashe basambana n'abagore b'abandi cyangwa n'abagabo b'abandi bagize gute, ariko ugasanga abantu mufite ingo nziza zakagombye kubera urumuri abatoya ngo babone ko urugo bishoboka, mugaceceka ngo oya ngo byaba ari ukwikina ngo byaba ari ukugira gute. No, muze mumurikira abandi, muze mumurikira abandi. Abajya mu nsengero, abakozi b'Imana, abapasiteri n'abakristo, muri hehe? Buri wese mu myemerere ye n'indangagaciro nziza mutozwa n'imyemerere yanyu, muri hehe? Mukwiriye kuza mukerekana ukuri kw'ibyo mwemera, urwo rukundo mukarugaragarizanya kuri social media. Ikibi ni kiba aricyo kidominating, kuko nimbona kanaka abanye neza na kanaka, nanjye bizanyinspira gukomeza uko mbana neza n'umugore wanjye. Utarashaka azabona ko aho hantu atari habi gusa nk'uko bigaragazwa, ariko kubera guceceka kwacu nibyo bituma ikibi tugira ngo isi yabaye mbi cyane. Isi ntabwo ari mbi cyane, isi ni nziza. Kera twagendaga amaguru ibirometero bitabarika tugiye gusura bene wacu, uyu munsi hari imodoka zitujyana. Kera guhamagara umuntu ndi muri Amerika kugira ngo mvugane n'umuryango byansabaga kohereza iposta sinagero cyangwa zikagera kubagera hashize imyaka itabarika. Uyu munsi ufata telefone mukavugana. So hari byinshi byiza biri muri iyi si. So rero tugerageze tubishyira hanze byiza, twinspira abantu, duha abantu icyizere, twishimane n'abishimye, tubabarane n'abababara. Ndatekereza umuryango wacu rwose waba mwiza. Ubwo wenda dusoza turabashimira cyane, dukomeze twibanire, dukomeze duhanahane ibitekerezo. Rimwe na rimwe muzajya mutubona hano kuri iyi channel, kandi turabashimira cyane ko mutuba hafi. Ndabibutsa ya ndirimbo, ndabibutsa ya festival, ndabibutsa ikindi nari nibagiwe abari muri men kutariki y'eshatu nzaririmba mu gitaramo cy'umuganura ndetse no kwibohora. Muratumiwe mwese muzaze twishimane. Yego, murakoze cyane. Ikindi ntabwo tuzi ko twakwita iki kiganiro turimo turabakorera. Abantu bafite utuzina twiza muri creative muzatwoherereze muri comment turebe ko twabonamo akazina keza. Ubundi tuzaduhora tuganira rimwe na rimwe. Ikindi muziki urakataje, kandi mukomeze muharanire kuba umusemburo w'ibyiza muri iyi si. Nicyo tubereho, nicyo twaremwe.